Hello guys, ladies and gentlemen, mwese aho muri hose ndabasuhuje, inshuti zanjye mwese aho muri hirya no hino mu mpande enye z'isi ndabasuhuje kandi bifuriza kugira ibihe byiza aho muri hose, ndetse n'ibyo murimo gukora byose bitandukanye. Ndabizi ko inshuti zanjye mwese muba muri gucapurisha kazi uko bikwiye kandi mugakora igikwiye no mu gihe gikwiye. Yewe ino saha ngiye ubasuhuza ndi Teacher Timer. Teacher Timer ngarutse hehe? Ngarutse hano ku nganje mu nganzo kugira ngo tuganire ku bintu byungura ubwenge, ku bintu biduha ibitekerezo byinshi bitandukanye kandi ku bintu bigiye kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hano ku nganje mu nganzo rero, niba aribwo bwa mbere tugiye kubana kandi akaba aribwo bwa mbere tugiye gukorana ikiganiro, nacyo cya mbere ugiye gukurikirana, akaba nacyo cya mbere ugiye kubona. Ikintu cya mbere ngusaba rero, banza ukore subscribe, nurangiza usharinge bagenzi bawe, inshuti zawe, usharinge buri umwe wese muziranye, kandi umwibutse no gukora subscribe, share ndetse na like nkuko natangiye mbikubwira. Nurangiza kubimubwira ibyo ngibyo, umubwire atwandikire hariya hasi muri comment. Iyi saha tugiye kuvuga ku kireba. Iyi si yacu iragendera ku muvuduko uhambaye w'ikoranabuhanga, twifashishije interinete tugakora ibintu byinshi bitandukanye. Rero nawe niba uri mu bantu bakunze kurworwa n'ibintu bimwe na bimwe bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugashasanga urashaka gukora ikintu kugikora bikakugora, hari ukuntu ushaka kohereza dosiye ariko kuyishyira muri PDF ni ikibazo, kurikirana ino video kuva itangiye ugere ku musozo wayo. Ntekereza ko uraza kuba wakuyemo utuntu twinshi dutandukanye tugiye kugufasha kunoza gahunda zawe za buri munsi. Ndagushimiye rero wowe ufashe uno mwanya tukaba tugiye kubana muri kano kanya. Ni iyihe application tugiye kwiga kano kanya? Ni application yitwa CamScanner. Abenshi ndabizi muzi kuyikoresha, ariko none hari n'abantu benshi bakeneye kuyimenya kugira ngo babashe gucungura utwo duceri duke nako nta nubwo ari udukeri, ni amafaranga tubutse mugenda mugatanga kugira ngo babibakorere. Kandi nawe ufite smartphone ushobora kuba wabyikorera ukabyaza umusaruro iyo telefone yawe. Niba waragiye kugura telefone, wagiye kuyigura kugira ngo igufashe koroshya ibintu byinshi bitandukanye, ubashe kuba wakoreraho ibintu byinshi uko ubyifuza. Rero njyewe Teacher Timer, aka kanya nicyo ngiye kuza kugira ute kubafasha. CamScanner rero iyo tugiye kugira ute guheraho kuri uno munsi kugira ngo tubashe kureba ukuntu tubasha kubyaza umusaruro amahirwe dufite imbere yacu. Niba ari 3,000 cyangwa 2 wajya gutanga kugira ngo bagende bagusikanire dosiye yawe, cyangwa se bagusikanira akantu ukohereze iki, ibyo ngibyo bigiye guhita birangira, nawe uzajya ubyikorera. Icyo musaba cyo ni ugukurikira video ukayikurikira kuva ku ntangiriro yayo kugeza ku musozo wayo no hasi, maze tugafatanya kwiga ino application. Ntabwo igoye rero. Mbere na mbere banza ugenzure muri telefone yawe urebe ko iyo application nawe uyifite. Nanjye ndabanza ngenzure ndebe ko muri telefone yanjye iyo application ngize ute nyifite. Njyewe iyo application ndayifite, reka nze nyibereke muri telefone yanjye. Niba uzi ko utari kuyireba cyangwa ukaba uzi ko utanayizi, reka nze nyikwereke maze nawe uze kureba neza ko koko ariyo. Iyo application dore ngiyi hano, aho ngaho nerekeje akambi, naho ngaho niyo ngiyo bayita CamScanner. Bayita nguki? CamScanner. Teacher Timer rero icyo ngiye kugufasha ni ukumenya gukoresha iyo application. Nawe niba uzi neza ko utayifite, niki uri buze kugira ute, niki uri buze gukora. Ikintu uri buze gukora nta kindi, ni ukujya kuyishakisha, ni ukujya kuyidownloading. Nta handi uyishakisha, iri muri telefone yawe. Uraza ujye kuri ino application yitwa Play Store. Play Store iri hehe? Reka nze nyibereka hano muri telefone yanjye mbereke uko iba imeze. Play Store dore ngiyi nge namaze kuyibona already.
namaze kuyibona, reka nshyireho akambi kugira ngo namwe mubashe kugira ute kuyireba. Iyo application bita Play Store dore ngiyi hano, mwayibonye iyo application niyo ngiyo yitwa Play Store. Iyo application rero niho uza ugafungura application, urayikandaho, uraza ukayikandaho igafunguka. Iraza tuyikandeho maze turebe ko iza gufunguka. Nta kabuza igombye gufunguka. Tukore kano kantu noneho tuze tuyikandeho, turayikandaho application yacu iraza gufunguka. Nirangiza gufunguka turayitegereza mu kanya gatoya. Tayari yamaze gufunguka. Iyo application mu gihe iri gufunguka nta kindi turi bukore, turaza tujye ahangaha bandikira. Hano bandikira tuze, hano bandikira ni ahangaha ndahabereka, hano kuri search applications, na uraza wandikemo CamScanner. Uraza wandikemo nguki, uraza wandikemo hariya, uraza wandikemo ijambo ryitwa CamScanner. Uraza wandikemo gutya. Reka nabyo nze mbibereke ukuntu uza ukagira ute ukandikamo. Ntabwo bigoye rwose, birasaba nawe gukurikira akantu ku kandi. CamScanner tayari ngiyi, CamScanner yacu yamaze kwiyandikamo. Urabona ko uko bimeze kose CamScanner zitandukanye zamaze kugeramo. Hano kuri search turaza tuzisearchinge, turaza mwereke iyi niyo, izi zose ni CamScanner ushobora kugira ute, ushobora kuba wa downloadinga. Sasa rero urakora iki? Ikintu uri bukore nta kindi, wowe uraza uhitemo CamScanner ushaka. Ngenda hitamo iyi ngiyi, nimara ndangiza kuyihitamo urabona ikintu bari buze guhita banyereka, bari buze guhita bashakisha CamScanner. Already njyewe yamaze kugira ute, CamScanner yanjye yamaze kugeramo tayari. Uko mukurikiye hano mwese, uko mungana impande enye z'isi, ndabasuhuje kandi mbifuriza gufata neza uburyo ino CamScanner tugira ute tuyikoresha. Hari abantu benshi bazi kuyikoresha, ariko kandi hari n'abandi benshi batazi kugira ute, batazi kuyikoresha. Already CamScanner yacu dore ngiyi. Njyewe impamvu ari kuzaho kano kantu kavuga open nuko njyewe nyifite muri telefone yanjye. Hariya negerekeje akambi imbere hariho CamScanner, ariko kandi batweretse ko iri installed. Njyewe nta kindi ndi bugire ute ndi bukore. Niba ushakuye wowe kuyigira hano hasi bahita bakwereka install, ugakoraho ugahita uyestara muri telefone yawe, ikabara kuva kuri 1 kugera ku 100%, yarangiza ikabigiye muri telefone yawe ukayifungura. Sasa rero iyo umaze kuyifungura bigenda gute, nibyo ngiye kugira ute kubereka. Ndaza nsohoke hano muri Play Store narindi, ndaza amasohoke, nindangiza kwasohoka ngende nze gushakisha aho yaje kujya muri telefone yanjye. Ni iki ngiye gushakisha? Ni CamScanner yanjye maze gukura kuri Play Store. Play Store ni iki? Ni application dukuraho izindi application nyinshi zitandukanye tuba tugomba gukenera mu bikorwa byacu bya buri munsi. Ndakwibutsa ko ahangaha kuruga tuzigiraho ibintu byinshi kandi byinshi cyane bizakugirira umumaro. Wowe icyo usabwa ni ukwicara tugafatanya tukiga kugira ngo tubashe gukurikirana utwo tuntu twinshi dutandukanye wajya gutakazamo amafaranga yawe, kugira ngo ubashe nawe kujya usevinga utwo dufaranga wajyaga utakaza. Sasa rero CamScanner wamaze kuyidownloadinga, iri muri telefone yawe. Ikindi kintu ugomba gukora, tayari muri telefone yanjye CamScanner yamaze kugeramo, nayiberetse. Turaza tuyifungure, reka tube tuyitegereje ibaze ifunguke. Tayari yamaze gufunguka nkuko mubireba hano kuri screen yacu. CamScanner yamaze gufunguka.
reka tuyitegereze igaragare neza maze turebe uko turi buze kuyikoresha. Iki kintu nshaka kubibutsa ni iki: ino kamusikana yacu tuyikoresha mu buryo bubiri. Hari ukuntu ushobora kuyikoresha ufite amadosiye yawe wafotoye ari muri telefone yawe, ariko hari n'ubundi buryo ushobora kuyikoresha ubwayo ugasikana za dosiye zawe ugahita uzinjiza muri telefone already no muri kamusikana as application, warangiza ugahita uzisikana. Okay, tayari rero niba nawe ufite ibicuruzwa byawe ukeneye ko tukwamamariza, ni byiza ko uduhereza inimero zawe tukavugana. Twebwe udukeneye duhamagare kuri 078 25 42 639. Tayari tuzaba turi kumwe. Twakomeje kurebera hamwe uburyo dushobora gukoresha telefone yacu tukayibyaza umusaruro ducungura amafaranga twajyaga dutanga kuri dosiye kugira ngo babashe kutwoherereza dosiye zacu aho twazisabwe. Ikintu turi bukore ni iki cya mbere. Mbere na mbere twamaze gufungura kamusikana yacu, no twari tugeze, turaza tujye hano kuri kano kantu kanditseho smart scanner. Smart scanner, handitse smart scanner ni hehe? Reka nze mpabereke. Hano handitse smart scanner, dore ngaha. Uraza ukareba hano kuri kano kantu kanditseho smart scanner. Ahangaha reka nze mpakwereke nshireho akambi kuri ako kantu kanditseho smart scanner. Warangiza kukageraho ukaza ukagakoraho, tayari kamusikana yawe igafunguka, ukaba utangiye gusikana dosiye zawe. Yewe dosiye ndi bwifashishe ndi gusikana dore ngize hano, reka nzisikane. Ya mbere ndaje, tayari yamaze kugeramo. Hari igihe kandi ushobora kuba uri gusikana, warangiza dosiye yawe ntigaragare neza, bikabigusaba ko ugomba kwifashisha urumuri telefone yawe ifite kugira ngo kamusikana yawe ibashe gufotora dosiye ugiye gusikana. Nabyo ndaje mbikwereke, ariko mbere na mbere urabanza, iyo wabanje gufotora, iyo umaze kuyifotora abanza ukayishyiramo neza. Urabona bakweretse kano kantu kameze nka rectangle cyangwa square kugira ngo ubanze ukwizemo neza dosiye yawe, ibanze igira uyishyiremo neza. Iyo urangije kuyishyiramo neza nta handi ukora rero, uraza warangiza ukaza ugakora ahangaha. Igihe dosiye yawe, hano hari akantu kanditseho left, hano hakaza akandi kabusiyo kanditseho right, noneho hano hakaza akandi kabusiyo kanditseho next. Nta kindi kintu ukora rero. Iyo dosiye yawe ije ihengamye, ushobora gukora kuri left ukaba wayihagarika neza, cyangwa se ukaza ugakora kuri right nabwo ukaba wayihagarika neza bitewe n'uburyo ushaka kuyihagarika. Iyanjye ishaka ko iza kuba imeze gutya. Nta handi buze gukora. Twabonye n'akandi kantu kanditseho next, ngewe ndaza mite nkanda hano kuri next. Sasa reka turebe igikurikira. Iyo dukoze kuri next, baraza bakatwereka akantu utubusiyo twinshi: no shadow, original, lighten, magic color, gray n'utundi tuntu turi hirya twinshi, tubari twinshi. Wowe uyikora uko ushaka, ariko iyo ari dosiye ugiye kohereza mu butegetsi cyangwa muri ofisi runaka, uyirekera muri original. Warangiza ukaza ugakora kuri kano kantu bita kano kavi kari hano, mwakabonye. Ahangaha niho uza ugahita ukora kugira ngo wemeze ko dosiye yawe batangira kuyiprosesinga bakayitunganya muri kamusikana nka application uri kwifashisha kugira ngo ubashe gutunganya dosiye yawe. Harakurikiraho iki? Isikana imaze kugeramo. Hano hejuru barakwereka ko umaze gusikana page imwe muri page imwe, nkuko mubibona hano. Murimo murabibona imwe kuri imwe hano, murahabona ahangaha. Urangije kuyitunganya neza, ubwo iriya ni page yawe imwe muri imwe umaze umaze gukora. Sasa rero urashaka kongeraho indi, uzabigenza ute?
niba ushaka kongeraho indi, hano hari ahantu handitse akantu kameze nka kamera ariko hakazamo n'akandi kamenyetso ko guteranya. Ahangaha niho uri buze kugira ute guhita uza uhite ukandaho bahite bagusubiza hehe muri kamera ya kamusikana. Jewe dosiye ya mbere nari nsikaye ndaza nyikureho, nondonze nkurikizeho dosiye ikurikiyeho ya kabiri, nayo ndaza nyisikane neza nyitunganyemo neza muri kamera yanjye ya kamusikana, ze nyishyiremo uko nshaka ko igomba kugira ute igomba kuzamo. Sasa rero dore namaze kuyishyiramo, nari nababwiye ko iyo ushaka kugira ngo ushyiremo urumuri neza ubigenza ute. Uraza nanone biragiye, ndi buze kubibereka ukuntu nza kuri indi dosiye ikurikiyeho. Naje mbibereka kuri iyi dosiye ikurikiye. Urabona ko iyi dosiye ndimo gusikana nayo nayishyizemo neza uko mbyifuza, ndangije na kamusikana nayo irimo irayitunganya mu buryo bwayo iba igombye kugira ute kuyitunganya. Sasa iyo irangiye hano nahaberetse left right, maze tukaza hano kuri next. Nta kindi turi bukore, ntacyo twongeraho, imeze neza. Ndaza nkore hano kuri next, dosiye yacu ibe igize ute ibe ibaye uburyohe, baze bayinyereke yamaze kugeramo neza. Ndaza mpite nkora kuri next cyangwa kuri yes, hariya bihite bitungana, baze bayitunganye neza. Kamusikana ni nziza, ikora neza kandi igatunganya dosiye yawe neza. Tayari yamaze kurangira. Ahangaha urabona ko hahandi batwerekaga imwe kuri imwe haracyari imwe kuri imwe, ariko mu kanya gato bidatinze haraza kuba hagezeho imwe kuri ebyiri cyangwa se ebyiri kuri ebyiri, bitewe n'uko iraba imaze gutunganywa neza, imaze kugira ute kugeramo. Sasa nk'uko bisanzwe nta kindi tuba turi bukore, ni ukuza tugakanda ahangaha tukaza gushyiramo indi dosiye yacu ikurikiyeho. Mbere y'uko dushyiramo dosiye yacu ikurikiyeho turabigenza dute? Nta kundi tugomba kubigenza, tugomba kuza tukabanza tukareba ka kantu nari nababwiye ko gutunganya urumuri rwacu. Ahangaha nk'uko muhabona hano hari akantu kameze nk'agafureshi nk'akambi, murimo murakabona. Tukagakoraho hagafunguka utubusiyo twinshi nanone dutandukanye, kamwe kanditseho on, hari hano akanditseho on, akanditseho off, akanditseho out hamwe na touch. Utu tuntu twose ushobora gufunga urumuri rwawe ukanda ahangaha, cyangwa se ugafunga urumuri rwawe umurabyo ukaza kuza ukanda hano, cyangwa se ukaza ukagira out, cyangwa se ukaza ugashyiramo touch. Sasa reka tuze dushyiremo touch turebe uko biri buze kugenda. Touch tayari urumuri rurakomeza rugira ute rwake. Nituza hano kuri on, nituza gufotora araza kuzamo umurabyo. Ubwo ubikora nk'uko ugize ute ubishaka. Ngereka nshyiremo ino touch kugira ngo ize gukomeza igira ute yake. Nahita nkanda kuri kano kantu k'umweru kari hagati, tayari dosiye yanjye ibe igiye irafashwe nk'uko mbyifuza. Kamusikana itangire yitunganye. Ntabwo ari ibintu bigoye, buri muntu wese yabyikorera. Ubu turangije gusikana dosiye zacu zigera muri 3. Reka tuze turebe ukuntu ziri buze kugenda. Niturangiza araza guhita dukurikizaho ikintu cya kabiri kigendanye no kugira ute nk'uko twakohereza dosiye yacu aho dushaka kuyohereza. Tayari yamaze kugeramo, nahita nkanda hano kuri next, ibe igiye aho igenda. Ariko barabanza banyereke ahantu ngomba kuyemeza. Niba ari original ndaza nkore kuri original, ariko nababwiye ko icyiza ugomba kuyishyira muri origi kugira ngo ibashe kugenda isa neza iri original nk'uko wagize ute nk'uko wayisikanye nk'uko wayifotoye. Sasa yamaze kugeramo already nk'uko nahoze mbabwira. Urabona ko zimaze kuba dosiye zingahe? Zimaze kuba dosiye 3 muri 3. Mwahabonye zimaze kuba dosiye 3 muri 3. Nk'uko mubibona ni dosiye 3 he muri zingahe? Muri 3. Ubwo ni 3 maze kugira ute maze gushyiramo. Iya mbere ngiyi twashyizemo turi kumwe, iya kabiri ndetse n'iya gatatu. Ahangaha ikindi kintu dukora hano reka turebe tuno tuntu turi hasi natwo tugire icyo tutuvugaho. Hano hari akantu ka mbere, kano kantu
aka kantu nk'uko mukareba hano kanditseho grid view, hakaza edit n'aka kantu ka add, share and more. Hano kuri more haba harimo utundi tubusiyo twinshi natwo dushobora kugira kwifashisha. Input image natwo turaza tukarebe. Sasa rero ahangaha iyo dosiye zawe ushaka kuzikurikiranya ku murongo nk'uko zimeze gutya, na ahangaha ubikorera. Ikaba ushaka kuzikurikiranya gutyo uko zigenze, nawe ugakora hariya. Washaka kuzishyira ku murongo ukagizishyira ukakanda hano handitse reg. Ntekereza ko mwese mwakabonye kano kantu n'ak'ingenzi ku muntu ushaka gukurikiranya dosiye ye igihe ari kugira arimo ayishyira ku murongo. Ahangaha tujye kuri edit. Nituza hano kuri edit, dosiye yacu dushobora kubona ko harimo imwe itameze neza, tukaba twayeditinga. Urabona ahangaha ushobora kuyitsiba ubonye atari ukongeramo indi, ndetse n'utuntu twinshi ahangaha twagira twakorerwamo. Sasa rero iyo umaze kuyeditinga nta kindi kintu ukora uretse kuza ugakanda kuri done. Ahangaha bigaragaza ko umaze kugira kuyitunganya. Sasa rero nanjye reka nze makore, nanjye ndahakora nemeze ko ngize maze kuyeditinga dosiye yanjye. Narangiza igikurikiyeho ni ukureba uko twakohereza ya dosiye yacu. N'ahandi turaza tukajya hano handitse share. Turaza tukajya hano hantu handitse share, kaze mbereke. Turaza tukajya hano handitse share. Ahangaha tuno twambi twacu duhuriye. Twarangiza kujya hano handitse share, bakaza bakatubaza ko ese murashaka kohereza dosiye yanyu ari file cyangwa murashaka kuyohereza ari link. Ahangaha ni ukwitonda cyane, barakubajije urashaka kuyohereza ari file cyangwa urashaka kuyohereza ari link. Wahabonye ahangaha nta kindi kintu ukora. Niba ushaka kohereza ari link urakora hano, niba ushaka kohereza ari file uko imeze gutya uraza ugira ukande ahangaha kuri share file. Uraza ukore hano handitse share file. Tayari nukoraho birahita biza bakwereke urohereza ari PDF. Dosiye yawe urayohereza ari PDF, urayohereza ari share word, urayohereza imeze gutya, urayohereza ari share JPG. Ese urashaka kuyohereza gute? Ni wowe uhitamo uko ushaka kuyohereza. Cyiza akenshi dosiye zikunda koherezwa ari PDF. Sasa rero iyo umaze gukora kuri PDF uhita wemeza, bagahita bakohereza ahantu ushaka kohereza. Ese urashaka kohereza kuri email, urashaka kohereza kuri uploadinga kuri Camuscanner, urashaka kohereza kuri message isanzwe Bluetooth. Urabona hano hari utuntu twinshi, hari kohereza hano kuri PDF, cyangwa urashaka kohereza kuri email, urashaka kohereza kuri WhatsApp. Ahantu ariho hose ushaka kohereza bakaza bakagupropoza, ahubwo wowe ukagira icyo ukora uhita uhitamo ahantu. Ngewe reka turebe uko twakuyohereza kuri email. Tugeze hano kuri email, irafunguka. Barangiza bakatwereka ahantu tugomba gushyira dosiye yacu, naho tugomba kuyohereza. Aho igomba kujya ihita yishyiraho, noneho naho tugomba kuyohereza bagahita batwereka. Sasa ahangaha iyo ushaka uhita ushyiraho izina rya dosiye yawe. Hano ushyiraho izina rya dosiye yawe, warangiza ahangaha ugashyiraho email ugiye koherezaho. Urabona iyi ngiyi ni email yanjye nkanjye ugiye kohereza dosiye yanjye, naho iyi ngiyi yo ni dosiye tugiye kugira tugiye kohereza. Iyo ushatse uhita uyita izina ukaryandika ahangaha, warangiza ukagira iyo umaze kohereza. Tuvuge ko ngiye kuyohereza kuri tuyishimire@gmail.com. dore yamaze kugerayo. Urabona umuntu ugiye kuyakira n'uyu nguyu, n'ubundi n'uyu nguyu. Warangiza ugakanda uhita uza ugakora hano kuri kano kantu kagaragaza ko ugiye kugira kohereza. Nta handi uza ugakanda, uraza ugakanda kuri kano kantu nk'uko ukabona ahangaha. Uraza ugakanda ahangaha kuko dosiye yawe tayari yamaze kugeramo. Warangiza kuhakora bagahita bakwereka ko dosiye yawe already yagize yamaze kugenda. Nta bundi buryo rero wakohereza dosiye yawe
nta bundi buryo watunganya dosiye yawe atari ubu ngubu. Icyakora ikintu tugiye gusorezaho ni icy'uko ushobora kuyohereza dosiye yawe. Urabona baduhaye notification ko dosiye yacu yamaze kugira ute, dosiye kugenda nk'uko mubibona aha dore ngaka ka message ngaka karatwereka ko yamaze kugira ute, tayari dosiye yacu yamaze kugera aho igomba kujya. Reka dusubire inyuma gato rero turebe uburyo dushobora kuyohereza twifashishije dokima zacu twafashe ziri muri telefone yacu. Ibyo ngibyo ntabwo bigoye, turaza tujye kuri kano kantu, byo birihuta cyane ntabwo biba bigoye. Tukajya aha ngaha handitse input image, hano handitse input image. Aha ngaha iyo tumaze kuhafungura bahita baza bakatwerekeza kuri dosiye zacu dufite muri telefone yacu. Dushobora kuza tugafata dosiye runaka, ushobora kuza ngafata dosiye runaka, ngafata iyihe, reka dushakemo dosiye dushobora gufata. Ushobora kuza ngafata iyi dosiye, ushobora kuza ngafata iyi, ushobora kuza ngafata dosiye yose wafata. Iyi ngiyi se tayari ukayifata ukaba uyishizemo. Reka yenda twifashishe ano mafoto arimo aha ngaha. Yenda reka tuze dufate iyi dosiye, dufate n'iyi ngiyi. Ubwo iyi iraba iya mbere, uko twazikurikiranije gutya, uko wazifashe hajyaho umubare niko bigenda bikurikirana. Ubwo iyi iraba iya mbere, iyi ngiyi iba iya kabiri, n'iyi iba iya gatatu, mpaka uko zigiye zikurikirana nazo niziko ziba zigombye kugira ute, gukurikirana. Iyo urangije kuzifata aha ngaha, nta kindi ukora, uraza ugakanda aha ngaha kuri input 3. Hano handitse input 3. Ubwo 3 ni dosiye wamaze kugira ute, wamaze gufata. Tuhakore turebe ko igikurikiraho. Biraprocesinga bigatangira bikabara kuri rimwe kugeza igihe bigereye hehe, ku ijana. Urabona ko biprocesinga, turategereza igaprocesinga. Urabona tayari igiye kurangira, turayitegereje, already yarangiye. Aha dosiye yacu yamaze kugira ute, zamaze kugera muri kamusikana. 1 2 3 uko twazikurikiranije nazo niko zigize ute, niko zimaze kwiterekamo. Aha ngaha nababwiye uburyo tugomba kuzikurikiranya ku murongo, duhereye ku ya mbere tukazikurikiranya neza dukoze kuri kano kantu. Twarangiza kuzigukoraho gutya zigakurikirana ku murongo, 1, iya mbere, iya kabiri. Izi ni za dosiye zacu rero. Igihe aha ngaha akantu nari nibagiye kubabwira, nta kindi, ushobora kwita dosiye yawe izina wifashishije hano hantu. Uraza ugakoraho, ushobora kuza ugakandaho, bagahita bakwereka gushyiramo izina, ugatsiba bino birimo, bindi ugashyiramo Ani cyangwa Ariane. Uraza ukaba washyiraho Ariane ugakonfaminga, tayari dosiye yawe ikaba imaze kwitwa izina Ariane. Babibonye ko dosiye yamaze kugira izina. Sasa rero wamaze kuyitunganya. Hano hari akari ka option kavuga ngo edit, nuko namaze kukabereka. Dore ngaka aha ngaha, akangaka ushobora kugafata ugakoraho. Niba dosiye itameze neza ukaba wayeditinga ukayitunganya, cyangwa ukajya hariya handitse ukanunza add kongeramo n'indi. Sasa iyo umaze kuyitunganya neza uko ubishaka, ikindi ukora nta kindi, uraza ugakanda ahandi kuri dani. Ibi ngibi twabibonye, ukaza ugahita wemeza kuri dani. Warangiza kwemeza kuri dani, already dosiye ikaba irarangiye. Warangiza ukaba ushobora kuza hano kuri izindi application ukaba wayigira ute, translate, ukaba wayitranslatinga nk'uko ubibona. Application twayijagajaze, cyangwa se ugahita uza ukaba wagira ute, wayisharinga umuntu ushaka kugira ute. Ni bya bindi bahita bakubaza urasharinga by file, urasharinga file yose, urasharinga link, ni except you ugomba kugira ute, nta kazi kawe ugombye guhitamo uko ubishaka. Niba ushaka kohereza ari file cyangwa niba ushaka kohereza ari link, ukaba wayohereza uko ubyifuza.
Ciao ciao, ntekereza ko mwakurikiye neza kandi isomo ryacu rikaba ryagenze neza. Ndabashimiye uko mungana kose mwakurikiranye ino video, tukaba tuyigeze ku musozo nta muntu n'umwe utakaye. Kandi niwifashisha telefone uko bimeze kose uzabasha kugira ute nawe kujya ubyikorera nta muntu n'umwe ukuriye igiceri cyawe. Ni kamusikana twarebagaho, ariko ku musozo w'iki kiganiro ndagira ngo nsuhuze abajama banjye mwese aho muri hose, muzakomeze kugira ibihe byiza. Niba tugendanye urugendo rwo gukurikirana ino video turi kumwe, tukaba tuyisoje turi kumwe, ibuka gukora subscribe, share ndetse na like, kandi utwandikire utubwire ikindi kintu wifuza ko twagira ute twakugezaho cyangwa twagusobanurira uburyo gikorwamo. Ndabashimiye, yari Teacher Time, naho ubutaha mwese mugire amahoro y'Imana.